gitsina. Ese kanseri yahereye mu gitsina nicyo bari gukorera operation? Nibyo ni naho bampaye transfert nanone muri Kenya injyana ibutaro bangorera operation ebyiri. Zimeze gute? Bon, reka mvuge ko ari kansa yo mu maraso. Sinzi ukuntu bayita, ndabyibagiye gatoya. Bon, biranga kuko uko bangoreraga operation basangaga arimo kugenda izamuka. Bon, bagerageza kuhashiririza birananirana. Hehe bashirira? Hejuru mbese haruguru y'amabya cyangwa se haruguru y'igitsina. Nubu nuko bon bitashoboka, nshobora no kwambura nani nkabereka. Si ngombwa. Okay. Aba docteur barambwira ati rero nongeye kugusuhuza ngo ikaze wowe ukurikira Nest TV, nkubwira ngo amahoro amahirwe biguhundagareho, umugisha w'Uwiteka ubane nawe, kandi ibyiza bitangwa nawe ntibibure kukubonekaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nanone rero nkuko mubibona kuri kamera za Nest TV, turi kumwe n'umuntu hano, ko mubibona ugitangira video kureba arasa nk'umuntu ubabaye. Ushobora kwibaza ngo ababaye gute, ariko nawe ukibona uko video itangiye kubona umuntu w'umugabo ugenda yambaye igitenge mu muhanda, ibyo ari byose haba hari ikibazo gihari. Reka tutangire tumuha ikaze atuyibwira abadukurikiye. Mwiriwe neza, mwitwa abandi? Mwiriwe. Ngewe nitwa Uwimana James. Mbere na mbere reka mbanze nisobanure impamvu ndi hano. Ngewe nitwa Uwimana James, ariko nkaba naravukiye i Burundi, ndi umunyarwanda. Bon, bivanye n'ukuntu navukiye mu mahanga i Burundi, nuko ababyeyi banjye bari barahunze mu Rwanda mu ntambara ya kera, namwe murayizi y'Icyenda, bambe 59. Twebwe tushiduka tuvukiye i Burundi. Papa na mama bapfiriye Burundi, twebwe dutaha muri 94. Mfite barumuna banjye 4, nanjye nkaba ndi mukuru wabo, nasigaye kuko bakuru banjye bari baragiye mu nkotanyi, ariko bakaba Imana yarabahamagaye, bahamagarira muri Kongo. Kera u Rwanda rugifatwa, ariko bo bahise bakomeza muri Kongo. 94 niho bapfiriye, ariko jewe naje gusigarana n'abarumuna banjye. Nuko ababyeyi nago nabashije guhungana nabo, kuko baje gupfira i Burundi kwera indwara zitandukanye. Nza gutahana n'abana barumuna banjye, dukomeza ubuzima busanzwe mu Rwanda, ariko byari ibintu bitoroshe cyane. Imana izakungirira ubuntu, nza kubona uburyo bwo gukorera hariya Kimisagara. Nza gukorera nikorera jewe ibintu by'imyenda, inkweto, ndakomeza buhoro buhoro, bigera igihe noneho barumuna banjye bamwe bararongorwa, abandi bararongora. Bon, nanjye nyuma nza gushaka, kuko ubu tuvugana mfite abana 4 na madamu. Ntago byaje rero kunyorohera, naje kumva akantu kameze nk'agaheri ku gitsina, kwa kundi umuntu yishima, nkishima ariko nkumva bon ndimo ndaryoherwa, ariko simenye ibyo ari byo. Madame aza kumbwira ati nyamara naho urimo kwishima ako kantu, byaba ngombwa ubiretse kagasha kakituritsa ukabona kujya kwa muganga. Ndakareka nkuko madamu yabimbwiye. Aho hari ryari utangira kumva ako gahere gahari? Hari muri 2021. Mbere yaho ubuzima bwari bumeze neza, nta kibazo wari ufite? Nukuri ntacyo nashinje Uwiteka, ubuzima bwari bumeze neza. Bon, yego ntabwo bwaba bumeze neza uko ubyifuza, ariko
ndashimira imana ko tutigeze tuburara cyangwa ngo tugirirwe. yego hanyuma igihe kiragera utangira kumva ako gaheri gahari. Ntanga kumva ko gaheri gahari, ndagashima. Madamu aza kumbwira ati nyamara ushatse wakareka kagasha nyuma gahiye kakituritsa, kamara kwituritsa ukabona kujya kwa muganga. Uko yabimbwiye niko nabigenjeje. Bon, ngenda CHK n'aba specialiste bari bafite bampa transfer njyana nani Kanombe naho nabo mbona nta kigenda kuko ibintu bya rendez-vous bitarangira, nanjye ubwanjye ndimo kubabara. Nza kubona umudokiteri nigeze kwigana nawe i Burundi Bujumbura, ni nawe yanyibwiye kuko jewe nari naramwibagiye. Aza kumpa transfer njyana i Butaro njyayo nsanga hari ama-rendez-vous yabo menshi aba yuzuye, reka mvuge nka biriya bitabo byabo. Jewe ubwanjye n'igihe naje kwibwira ndavuga nti ibi ngibi ntago rwose nabyihanganira, izi rendez-vous zabo zitarangira kandi nanjye umubiri mwo kumbabaza. Nza kwiha jewe gahunda yo kujya muri Kenya. Ngiye muri Kenya nagiye trop tard, kandi ngenda bisa nkaho muri Kenya hari intambara y'abayobozi kuri politike zabo. Iyo hageze mu bintu by'amashaka byo kwiyamamaza havamwe akantu k'agatotsi. Bon, umudokiteri aransuzuma anjyana munuze mu cyuma barampima basanga kansa yarazamutse irenze igipimo. Barambwira ati rero kugira ngo twebwe tukukorere operation kandi kanseri. Tugende gato. Yego kanseri igenda igira ibice by'umubiri ifata bigiye bitandukanye. Iyawe utubwiye ko agaheri kari ku gitsina. Ese kanseri yahereye mu gitsina nicyo bari gukorera operation? Nibyo, ni naho bampaye transfert nanone muri Kenya injyana i Butaro bangorera operation ebyiri. Zimeze gute? Bon, reka mvuge ko ari kansa yo mu maraso. Sinzi ukuntu bayita, ndabyibagiye gatoya. Bon, biranga kuko uko bangoreraga operation basangaga arimo kugenda izamuka. Bon, bagerageza kuhashiririza birananirana. Hehe bashirira? Hejuru mbese haruguru y'amabya cyangwa se haruguru y'igitsina. Nubu nuko bon bitashoboka, nshobora no kwambura nani nkabereka. Si ngombwa. Okay. Aba docteur barambwira ati rero. Yego muri hangana gatoya twarimo duhindura location, twabonaga hariya hagaragara nabimo ukuntu, ariko ngira ngo twakomeza. Yego nuko abaganga baragusezereye i Butaro? Bahise bansezerera, ariko bakambwira ni kubera ububabare bwayo bukabije n'ububyimbe, byaba byiza buri ku cyumweru no kwa kabiri uzaza ugenda i Kanombe bajye bagutera urushinge rwo kugabanya ububabare, kugira ngo nawe wenda mu gihe nk'iminsi 3 minsi 4 iguhaye agahenge nawe uzazubasha kureba ukuntu wakwishakira uko wabaho. Nuko ntago byanyoroheye kuko nabonye umumama dusengana angirira ubuntu, angurira mutuelle de santé. Usibye ko ubu ngubu yarangiye, kuko iyo ufite mutuelle de santé ukajya i Kanombe kugutera urushinge bakwishyuza 2420 muri gishi. Kuyabona rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ni naho mpamvu nabonye ubuzima bumeze nabi, haba abana haba nanjye. Yego reka duse n'abasubira inyuma gatoya wenda kugira ngo abantu barusheho kumva ukuntu gahunda zawe zimeze.
barayishiririje inshuro ebyiri niko watubwiye birananirana birananirana. yego. Umwanzuro waje kuba uwuhe nyuma y'uko binaniranye inshuro ebyiri? Mu mwanzuro baje gufata umwanzuro wo kunsezerera, barambwira ati rero kansa yawe irimo kugenda izamuka kuko imaze kurenga igipimo, byaba byiza rero uzaze ujya i Kanombe bajye bagutera urushinge rwo kugabanya ububabare cyangwa se n'ububyimbe kugira ngo ubashe kugira akantu wenda wagira icyo washakisha bivanye n'ububabare ukuntu bwagabanutse, kuko turabona ubuzima bwawe burimo kugenda bucumbagira. Rero kubona ayo mafaranga 2,420 ni ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se kubona amafaranga yo kubona amafunguro ntago binyoroheye, ni kugenda nsabiriza, ariko nkasaba abantu wenda bafite umutima wa kimuntu, hari n'igihe nshobora no kuyabura ugasanga ububabare burakomeje kandi buriyongereye. Yego, hanyuma uyu munsi wa none ni iyihe mpamvu ugenda wambaye gutya, wambaye igitenge? Urakoze cyane. Impamvu nambaye gutya, mwese murabona amaguru yanjye ukuntu ameze, nta pantaro nshobora kwambara n'ikabutura sinshobora, kuko kugira gutya ngo mbizamure bituma imitsi cyangwa se uko hameze bitanshobokeye. Ntago rero kwambara ibingibi biba ari style nshasha, ni kubera uburwayi bukabije cyane. Iyi ngiyi niwo mwambaro wonyine ushoboka wambara? Bon, nuwo mwambaro wonyine mfite ushoboka, kuko mfite amapantaro ariko ntago nshoboye kuyambara. Murabona naho nambaye amarido, ariko hejuru murabona ko ntacyo mbaye. Naba rero nasaba ubufasha. Ubwo imbere hari n'ikindi kintu ushobora gushyiramo, byo ntibyakubana ibibazo? Imbere nk'ibiki? Vuga imbere kwa kundi umuntu ashobora kwambara nk'iboksa se ku bagabo. Bon, nta boxe mbashije kwambara, nta n'ikareso mbashije kwambara, usibye ikabutura, kandi nkaba mfite ikabutura imwe, ariko kuyambara ntago binshobokeye. Rero nkaba nasaba ubufasha. Tutarageraho wenda turi buhagere, naho nibyo nyamukuru ngira ngo abantu badukurikiye ni abantu bagira umutima, kandi ibi bintu birebwa na benshi, byaba impanuka cyangwa ku bushake. Hari ubwo birebwa, kandi umuntu wese ufite umutima wo gufasha ngira ngo ntabwo yabyirengagiza bibona. Ahubwo nshobora kwibaza ubuzima ubayemo bwo kwambara gutya ariko ntibiguce intege ugakomeza ukagenda, ntabwo byakugoye kubyakira nk'umuntu wahoze abaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi bose? Ntabwo byangoye kubyakira, kuko umubiri twambaye umubiri, turi ku isi, n'uwagira icyo anengaho cyangwa se kwa kundi umuntu yambara ukuntu umuntu akamuca uruhande akamureba, yewe ibyo ngibyo ntabwo njya mbireba, kuko mba nzi ko yego meze gutya, nawe ejo bundi ushobora kumera ukundi, ariko ntabwo mbyikufurije. Rero kuba meze gutya, bon, ntabwo nabyakiriye nkaho ari ikibazo gikomeye. Yego ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nta kundi ubwiza kubyakira, kuko nta kindi wahindura. Bijya bikubana imbogamizi kugera nko mu bantu bakagufata nkaho waba ufite nk'ikibazo bitewe no kugaragara? Bon, bijya bikubaho? Birambaho, kuko hari igihe binanira mbese nko kubona umuntu ngo anshuririze amazi yo koga, kuko koga kwanjye bisaba kuyashusha. Ntabwo nshobora rero koga amazi akonje. Hari igihe rero nshobora no kubura, reka mbabwize ukuri, nshobora no kubura umuntu ashobora no kumpa amafaranga yo kugura ijerekani, kuko aho ntuye aho bita
muri mudugudu wa Ruhango utaragera Ikarama. Hari igihe nyabura nkirirwa mu nzu, hari igihe uburibwe bunkomerera cyane nkaba ntashobora kuva mu nzu, kandi murabizi ko iyo umuntu amaze nk'iminsi 2 iminsi 3 atangura kuzana akantu k'agahumuro kabi. Bon, nta kindi rero mvuga ntekereza, ndavuga nti nimba uyu munsi byanze ko nishiraho amazi, nimba uyu munsi nabuze umfurira, kuko nanjye byo gufura ntago mbashije. Ariko hagati aho wenda wari watubwiye ko ufite umudamu n'abana, ntabwo mubana? Ntabwo inkuru yabo twayikomeje neza? Ntago tubana, kuko nabwiye madamu, ndamubwira ni madamu, ufite musaza wawe Ikabuga, aho kugira ngo hapfe babiri hapfa umwe. Byaba byiza rero kugira ngo sinzaze numva ububabare bwanjye mfite n'agahinda mfite, ngo ndebe n'abantu kuntu barimo kubareba, ndeba uburibwe bwayo bw'inzara, agahinda kahita kakomeza, kandi iyo agahinda kakomeje ni nabwo ububabare bugenda burushaho. Rero madamu yaranyumvise, bagendikana Ikabuga ahantu bita mu Gahoromani, sinzi ko muhazi. Nuko nguko bimeze. Hari igihe madamu agira gucya, yabonye akantu kitike aza kunsura, avuga ati reka ngende ndebe umutware wanje uko ameze. Akaza yajyanye n'abana bose? Yajyanye n'abana. Ubu jewe ndibana jyenyine. Ubuzima ubamo gutuba wenyine? Ubuzima mbamwo ntago nababesha, ndi mu buzima bwa manafasha. Kubona amafunguro ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu mubana wenda nk'umuturanyi ntago yakugaburira rimwe kabiri ngo wowe azakwiteho, kandi muzi ko mwese ubuzima bwo muri iyi minsi busiga bumeze nabi. No kubona amafaranga y'inzu, mfite inzu n'ishuri 20,000, usibye ko nyirinzu mufitiye amezi 3, yarambwiye ati rero gerageza uburyo bwose, ayo mezi 3 ndayakurekeye, ariko gerageza urebe ukuntu wabona wenda ukagena kukodesha akazu k'akashambrete, bivanye nuko natwe tukubona. Ariko nanjye mfite umuryango, kandi nta bundi buryo nanjye ndebera mu bapangayi banje. Muri make naho barakwirukanye? Muri make naho baranyirukanye, ariko hari umupapa, reka mvuge ko ari umupapa usibye ko murusha imyaka, yarambwiye ati James, byaba byiza mu gihe ntarabona umupangayi ukaza kwibera muri aka gashambrete, ariko nanjye nimbona umupangayi rwose uzambabarire umwanya. Rero ako gashambrete akishyuza, iyo wabonye umupangayi yishyuza 10,000. Rero akambwira ati naho wabibona 10,000 nanone tuzaguma tubana, ariko mu gihe mbona nawe ubuzima bukuremereye, nimbona umupangayi uzampa umuryango wanje. Yego. Wenda kugira ngo birusheho gusa nk'ibisobanuka neza, dusubiye inyuma gatoya, no kuvuga ngo warivuje, wakoze ibishoboka byose, wagiye mu mahanga kwivuza kanseri, bashiririza yewe inshuro 2 biranga, barakubwira bati igendere. Wowe ukurikije igisubizo bagwaye, buriya si nko kukubwira ati genda uzategereze kwitahira iby'ubuvuzi, byo byanze? Oya, bon, habaye ubushobozi, kubura ubushobozi bari kubimbwira mbere, ariko kuko babonaga ukuntu uburemere bw'uburwayi bumeze nabi, kuko nanjye ntabwo ari gihe jyenyine nisanze jyenyine,
hari n'abadamu bari bafite nani kansa yo mu mabere sinzi ukuntu bayita niba ari hepatite sinzi ukuntu babyita nabo bageragezaga bakaba reba ukuntu bakorera ubu mbese reka mvuge ubuvugizi bikananirana yewe ntago nabwira ati dogiteri yarakunaniwe jaze ibintu nk'ibyo akaba mbese nk'aho ashaka ko muva uruhande oya n'imbere y'Imana ntago namushinja icyo cyaha nanjye ubwanjye numvaga ko bagerageje uburyo bwose birananirana biba ngombwa ko nanjye siri place ntarinze kubananiza nanjye nese nifatira utwanjye ndavuga utwenda ndavuga amashuka ndataha ni nabwo nabo bambwiye ati ese ufite itike igutahana ndamati ntago mfite itike intahana ariko mfite mwenda nk'akantu uvuge nk'amata cyangwa se akaji nanywera mu nzu bambambe mu nzira kuko nari mfite amafaranga bitarenga 2,250 ibyo ntabwo byagukura hariya mu Ruhengeri ngo bigeze i Kigali ni amafaranga make cyane nuko kugera mu rugo rero ndiyakira nagerageje no kujya mu buyobozi guhera kwa mudugudu ama urwandiko ndujyana kwa gitifu w'akagari ampa urukaratasi runjyana kwa gitifu w'umurenge ngera no ku karere bambwira ngo imfashanyo y'abantu bameze nk'amwe abatishoboye ntago biratugeraho rimwe kabiri gatatu kane gatanu kugera imyaka reka mfate ko ari imyaka 2 n'igice nagiye muri ubwo buyobozi biba imfagusa rero ngiye kwitabaza nyakubahwa Muzehe Kagame arebe ikintu ashobora kumfasha kuko turabizi ko ari umubyeyi kandi umubyeyi rwose agira impuhe niwe nsabye kugira ngo arebe ukuntu nabona n'akantu wenda ko gukora kuko ibyo kwivuza ndabona byarananiranye nanjye nkazaza mbona nanjye ku giti cyanjye ntarinze kugenda nsabiriza bamwe banyumvira ubusa wenda abandi bakanyuba ariko kuya nta bushobozi bafite mbese nkasaba nyakubahwa mubyeyi wacu Kagame ko yampa akantu nanjye nkaba niterekera kameza nka hariya nkareba akantu na kwikorera kugira ngo umuryango wanjye ubeho kugira ngo nanjye nzaze mbona uko nivuza mwese murabona amaguru yanjye ukuntu ameze uyu munsi wa none wareba uko umeze akumva n'ukuri kuvuga ashobora kwibaza ati uyu muntu uvuga ni iby'agaciro kanini kumva utari gusaba ikintu runaka cyo kugira ikindi umaza ahubwo uri gusaba ikintu cyo kugira icyo wakikorera kugira ngo ubashe kwitunga ese birakoroheye ko hari ikintu wabasha gukora nkurikije uko ndi kukubona bon uyu munsi murabona ukuntu umeze ni nkaho ntari muri crise ndavuga nta bubabare mfite ariko ejo sinzi ukuntu nzaramuka ariko mbonye ako gashinge kantwari Kanombe nkakabona kuko ni 2 mu cyumweru nkakabona nta mpamvu nimwe yabura kuticara nkashira agatebe hasi n'akameza nkareba nanjye ikintu nikorera kuko ntago namenyereye gusabiriza namenyereye ibintu by'ubucuruzi ngaho amagi ubunyobwa akantu k'akaresitora naho kaba gaciriritse ariko intango niyo ya mbere nanjye nkareba ukuntu nshobora kwidefanda nkazamuka hejuru mu buryo nanjye nashiraho imbaraga murakoze yego rero turi
mu gihugu cyiza gifite ubuyobozi bwiza. Ubwo ngubwo nibyo bakubwiye ko bitaratungana nuko koko bari bakirimo babikoraho, ariko kandi twese n'umusaza nk'uko bivuze turi intore ze ndetse n'abadukurikiye turi intore yatoje. Gufasha ni umuco wa buri munyarwanda, ngira ngo n'abadukurikiye bari kubireba wenda twizeye tudashidikanya ko hari igishobora gukorwa niba ufite uwo mutima koko, cyane nanakwizeza ko bikunze twanagusura tukareba n'ubuzima ubayemo tukabwereka abantu ko abantu bamaze guhura n'icyo nakwita ihungabana. Kenshi abantu baza kuri kamera gutya bakaka ubufasha nyamara wenda batabukwiriye, niko bo bavuga, ariko umuntu ufite umutima wo gufasha si icyo ngicyo agenderaho. Uyu munsi wa none ubuzima bumeze gutya n'iki bwakwigishije? Yego. Urakoze cyane. Yewe ikintu nashishikariza abantu basa nkaho isi nta kintu babona kibi cyayo bivanye n'ukuntu babona mu buzima bwabo, nabashishikariza yuko bacisha bugufi, kuko bambaye umubiri bari ku isi. Ejo ushobora kuba ubyuka ukumva uri ngangari cyangwa se ufite imbaraga, ariko ntumenye ejo bundi uko uzaramuka. Byaba byiza rero bagiye bafashanya mu byo bashoboye, cyangwa nabo bakicisha bugufi, kuko Imana irakubwira ati byaba byiza wicishije bugufi ariko ukambaza Uwiteka, kandi ukamenya ko umuntu ari mugenzi wawe. Uko wambaye umubiri niko nawe awambaye. Ububabare bwayo agira cyangwa se ubuzima agira nawe byakubaho. Byaba byiza rero twicishije bugufi twese tukamenya ko uyu munsi ubuzima bwahinduka. Murakoze. Uyu munsi wa none nkurikije wenda kuva aho iki kibazo cyabereye, ngira ngo hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro ukuza utameze gutya akavuga ati ibi bintu bibaho kwera, umuntu nari nzi ameze gutya ashobora kuba gutya. Ni iki ushobora kubwira nk'uwo muntu? Bavandimwe, inshuti twabanye, munzi neza uko James yarabayeho, nta gusabiriza, nta kugira ubuzima bubi. Uko munzi murimo kundeba rwose, nanjye ibyambayeho namwe byababaho, ni uku nguku nyine byambayeho. Ariko nkabasaba bene wacu munzi ko nta kindi umuntu yahindura, ni kwakira icyo Uwiteka yakwandikiye cyangwa se yakugeneye, kuko uyu munsi birashoboka nk'uko Imana ibitubwira. Bavandimwe rero, muzi ubuzima bwanjye ukuntu bari bumeze rwose, bukaba bwarahindutse. Nimucike intege cyangwa se ngo namwe muvuga uti ibi bintu birashoboka. Kuba James ameze kuriya birashoboka. Na mbere yanjye n'usumba yewe bariya bita ngo n'aba Bill Gates, nabo bashobora kuba bakitwa ba Bill Gates, kandi barabaye ba Bill Gates bakitwa iki? Abakene. Murakoze cyane. Yego James, twakubwira ngo komeza kwihangana, kandi ubutumwa natwe twagira tubona bukugenewe twabukugezaho ku gihe, kandi no kukuba hafi rugeretse uko Imana natwe yadushoboza. Yego, urakoze cyane. Imana ibongereze umugisha, Imana ibahe umubiri mwiza, Imana yongere icyo kitekerezo mwagize ibongereho 100%. Icyo mbifurije, nta kintu mfite, nta bisabisho byinshi, gusa Uwiteka azabampera ijuru.
murakoze cyane murakoze cyane. mwino